ndagukunda subumva kumari. Stop it. Please. Stop it. Kisi ndagukunda rero uri kumari. Baby, please. Stop. Baby. Quoi? Baby. Kamanzi, please. Linda. Kamanzi. Linda. Linka. Linda. Linda. Linda iki? Linda kuntu ibintu wabibonye nawe ariko bimeze. None se simbona. Ako Kamanzi. Reka nkubwire. Ubu ufite ikintu cyo kumbwira ko yaruvugishije kuri. Linda ndakubwiza ukuri kuko ibintu bimeze ko wabibonye ntabwo ariko bimeze. Understand? Uriya mukobwa namukubwira muzi. Uko mitekereza birenze ibyo nabonye. Ibirenze ibyo nabonye nibihe. Wumvuje kunsobanurira hano. Waje usanga ashaka kunsoma ku ngufu usanga ari kumusunika. Urangije ufata ukundi ko. Nabibwirwa n'iki? Uriya mukobwa yaramukubwiye. Nese uko wamumbwiye ahabwe nandi burenganzira bwo kuza mu nzi wawe. Yaje bitunguranye Linda, yaje bitunguranye. Hanyuma se bitunguranye kugeza igihe nsanga muri gusomana. Ntabwo twasomanye. Mwakoraga iki? Ntabwo twasomanye rwose. Yashaka ko musoma wasanze ndi kumusunika mwikuraho. Hari ibyo umuntu atekereza n'ibyo yabonye. Ngenda avuga ibyo nabonye. Niko tumbwira ngo natekereje nyuma y'ibyo nabonye ushaka iki kweli. Wese ugenda nagusobanurira ariko Linda. Ubusura nsobanurira iki? Wowe ufite ikintu cyo kumbwira kweli? Kamanzi. Basi. Ubundi buri wababajwe n'iki? Nababajwe n'iki Kamanzi? Linda, ubundi mu by'ukuri n'icyo ushaka muri bo. Nakubwiye ko nkunda uvuga ko udakeneye urukundo rwanjye. Ese uragira ngo nzabigenze gute? Wowe ubwawe ntuzi icyo ushaka? Warambwiye ngo uzantegereza kuki udacunga iryo jambo ryawe. Nzagutegereza kugeza ryari? Waruzinje gukora iki? Nzagutegereza kugeza ryari? Waruzinje ufashe umwanya wo gukinisha umutima wanjye. Koko. Basi wowe ihangana ukarinda isezerano ryawe. Ndabona ngo uzakomeza unkunda. Ngenda kubwiye ngo ndaje waruzi kuntegereza byarakunaniye kurinda ijambo rye birakunaniye. Nzagutegereza kugeza ryari Linda? Wahinda ibitekerezo. Nicyo kumbwira. Ntabwo nahinduye ibitekerezo kuko uko ibyo usanze uko bimeze uko wabibonye ntabwo ariko bimeze, okay? Kamanzi. Ibaze kumpamagara. Ngo urankumbura ushaka kumbona. Uriya mukobwa yinjiye ku ngufu. Hanyuma wanyuzwe igihe guhamagara umukobwa. Ko waruzi ko wamuhamagaye njyewe washakaga iki kweli? Yinjiye ku ngufu none se urumva ibyo nari kubikora ngamije iki? Nese amarembo yawe ntafungika. Wamukinguriye umuha karibi wawe. Yinjiye ku ngufu none se urumva ibyo nari kubikora ngamije iki? Yinjiye mu gipangu ku ngufu. Sibyo? Ya force Linda yinjiye ku ngufu. Nari gukubita igitsina wese. Hanyuma akurusha ingufu. Akurusha imbaraga rindi. Ntabwo ndusha ingufu ariko sana kumuhotera. Umuntu akomanze ugati. Kamanzi tubyewe. Impamvu namuretse ngo yinjire mu nzu niko nta kintu nikeka. Okay? Ntacyo. Linda umwe twese ko turi bakuru. What do you really want? Urumva nzategeza kugeza ryari? Wabirambiwe? Ntabwo nabirambiwe. Usobanura? Wananiwe gutegereza? Ntabwo nananiwe kubera ko nta makosa nakoze, okay? Ntabwo ushaka kumubwira ikikuyo, ntabwo ushaka nose Linda aho bizagenda gute? Usuye nyuma yo kubona ibintu biriya wanyeretse Kamanzi. Urashaka ngo nkubwire iki? Ese nubwo naba mfite ikintu cyo kukubwira ubu ngubu cy'ibyiyumviro byanjye. Ubu nawe kubikubwira kweli. Nyuma yo kubona ibintu nka biriya. Linda najya nkubwiza ukuri ko hari nta kintu cyabaye. Ese uranshaka iki wundi? Kamanzi. Rega Linda agenda gukunda. Okay? Wasanze umukobwa ari kunyifosingaho nanjye ndi kurwana nawe umusunika.
none se utekereza ko ibyo byo kukwifosingaho uyu munsi yaje yinjiye ejo azaza yinjire fende fiza naramukubwiye ariko Linda naramukubwiye kandi uramuzi ndabizi warabimbwiye ariko si n'umuntu agitinyuka kinjira iwawe ushaka kumbwira ko uzaresista igihe kingana gute ari nka ikiri mu mwanya wanjye donc mbeho menyere njyakiriza ubwonko bwanjye ko hari umunsi nzagenze gusanga mwararanye umunsi nzagenze ngasanga sinzi ibyo ni ibintu uko bitekereza ntabwo ariko bimeze uko n'umuntu ntitwararanye yaje atunguranye tukimara kuvugana yinjira ku ngufu okay yinjiye ku ngufu ageze igihe ashaka kugusoma ku ngufu iyo resistance uzayiresista igihe kingana gute kuyiresista nta kibazo kirimo ko n'ubundi ndayiresista okay what do you think about Avirenka? Kamanzi ndagukunda. Wakabaye bizi. Muze? Say it again, please. Say it again. Ndagukunda. Ndagukunda n'umutima wanjye wose. Kamanzi nagushaka umuntu uvangira ndakwinginze. Linda. Ndakubwiza ukuri ko nta kibazo gihari. Uko ubitekereza ntabwo ariko bimeze. Umutima wawe wose nta kibazo gihari. Basi nsezeranye. Nsezeranye. Nsezeranye ko nta kintu kizaba nta kintu na kimwe gihari nta kintu na kimwe kizaba. Nabikubwiye neza yuko ni wowe amarangamutima yanjye ari kuri wowe. Uriya mukobwa ntabwo umukunda. Yeah, no, of course I don't. Nizere. Nizera cyane. Azagaruka mu rugo. Ntabwo azagaruka. Uzabigenza ute? Ntabwo azagaruka. Ko uyu munsi yafosinze akinjira. Ejo nagaruka agafosinga uzagenda. Nzaguhamagara umunyukanire. Bitangira kunsetsa kandi wanambabaje. Ngiye mfite imbaraga yo kurenza. Shaka nyine. No. No, rero cyari sayizi. Kamanzi shunda ukunda. Okay. Ese tuvugishije ukuri. Basi we ntabwo ubibona. Ntabwo nari mbizi wowe ubwawe waranyihakaniriye umbwira ko hanyuma fata ndi gutuka. Nani mahitamo nafashe kubera ko uriya mukobwa ntabwo mukunda. Kandi wasanze n'ubundi ndi kumusunika nta kintu nigeze nkorana. Yego Linda niwe nkunda ntabwo Linda. Utangiye kumbeshya byandi by'abahungu sibyo? Ntabwo nabikora. Okay. Kuramo nyine. Okay. Uramfata ukandiza, uramfata ukansetsa byo ndi igipupe cyawe. Ntuzongera kuriraho. Ndakunda Kamanzi. Wowe nagubona. Nakubona. Igihe gitegereje ko bivuga nawe haboneka ibirimo hano bigasohoka. Amarangamutima se nakubwira. Nakubwira. Umuntu ntabwo mvuga ikintu utekereza. Understand. Bimenye rero. Okay. Ikize. Iki sawa. Ndi kureba ko ishati ifite ibipesu byose. Ureba uyifungura? Se. Shaguruka. Yawe. Haguruka basi umwereke. Okay. Ugiye kumbera umutima. Ngiye gutera umutima bitagenda. Okay. Nawe nukora nawe.
Igihugu Uzi ngiye kukunywera. nakabaye ngeze ahantu hari ahandi igeze. Ugiye kunyoza se? Bizi. Come on. Ugiye kwishyura amarira wandishije. Come on. Linda. Abigiye ko ndi kumwe nawe mbona nishimye cyane. Karibu. Asante. Akaze neza muri Nikeza Coffee Shop. Iherereye Masaka, ni Masaka ubona ko ari ahantu heza. Ari abantu beza twakiriye cyane. Iyi ni menu yacu tuba dufite Nikeza Coffees n'ibyayi na juices. Tukagira n'ibiryo byiza cyane ariko akana kandi ku ruhande twakoze ka specialite yacu dutanga saa sita kugeza saa 9 abantu bashobora kuza kurya bife yacu gusa bya Kinyarwanda ariko nyuma yaho ushobora gukomanda n'ibindi arakaje birahari inkoko amafi inyama ni heza n'abandi bose mwakomeza mukatumira terere hano hafi ya bayita mu Dubai Port. Okay. Rero iyo umuntu ashaka akeneye komande yanyu bigenda bitari mu rugo ari na nimero uraduhamagara urimo batuye hano hafi Masaka cyane barabikora se hano mu twegereye zino nganda y'abantu sinjya nica baradivaringa Okay. ako no kwicara no kari heza ni cyo cyose ushaka wafata kabisa wagira ni kunywa speciality yacu ni coffee cyane n'ibyo biri fast food. Iyo nimero yanyu wayimbwiye 078 umunani kandi 6 2 6 16 16 80 ni 0782 62 16 niyo ngiye Nikeza Coffee Shop. umuntu akeneye komande yabahamagara mukamugeraho ako kanya twahita tuza tukabizana. Okay. Yewe na bya bindi by'amapatizi iminsi mikuru anniversary amakwe dote turabibasangisha ariko nano anniversary cyane hano okay. cyane ni sawa reka turebe turaza kukubwira ndare ni ya coffee byayi mugiramo inzoga hano zirahari wagafata zirahari marikeri wine turaguhamagara. sawa murakoze cyane. murakoze Abiye. neza pe ni na hafi y'umuhanda nuko atavuze ni alimentation kandi nuko atavuze ni alimentation kandi bagira umukati mwiza. Okay. So Linda. Oui. Usisi nabanza nkajya hanze gatoya in minute leta ngaho. Okay. I just lost it, would I still be my own enemy? 24 exhausted,
sucking in my stomach, I can't breathe. Standing in the mirror and it's screaming back at me. I change my clothes 1,000 times, feel worse about what I see. These unrealistic expectations, calm down. All of myself when I'm impatient and I don't feel good enough. Next time I have these thoughts, I'll take my time. All of myself when I... Ndatinze. Oya nabutinze. Ya. Hano wambwira rero ndatusha. Natangiye kundeba bya bindi bimereza. Linda. Yeah. Ndagira ngo mubwire ko mukunda n'umutima wanjye wose. Gerageza kwibwira ko utari uwanjye ariko umutima ukanza ukanganza. I can't stop thinking about you. Nabuze nawe kubwira ubifata uko bimeze, igisubizo cyose uri bume ndacyakira ariko ndagukunda. Nta kanya gashobora gucaho nagutekereje nta munsi ushobora gucaho nagutekereje nta fact nabuze amahoro muri njyewe. Ijambo rero nagombaga kurikura mu gituza cyanjye nkarikubwira kubera ko nk'umutwaro nari mfite kuri njyewe. Ayamesha ko ndakunda Linda. Urakoze Kamanzi. Urakoze umbwiye amagambo aryoheye amatwi kumva. Gusa ikibabaje ni uko wakunze ubudashoboka. Kamanzi nabikubwiye ko mfite umugabo. Ndakumva ariko ngo umugore w'umugabo. It's okay. Nta kibazo Linda. Gusa nyine ntabwo bizakora ko ngukunda kandi nzakomeza ngukunda. Umwanya wawe wese igihe cyose uzumva ushaka guhindura ibitekerezo, I will be here waiting for you. Yeah. Thank you. I love you so much. Thank you. So, Amanda. Ikiganiro tugiranye kitoroshye. Gusa urambabarira ni gutyo bimeze Kamanzi. Nabyumvise. Nabyumvise kandi umuntu mukuru. Ntabwo nifuza kugusenyera. Ufite umugabo wawe ukunda, ntabwo ntazagatira urukundo rwanyu. But anytime uzumva ushaka guhindura ibitekerezo, nzaba ngutegereje njyewe. Urakoze.